Nkuko twabigarutseho mu kiganiro cyacu kibanziriza iki ngiki, twavuze ko AI muri no minsi ziri gukora akazi gahambaye ku buryo hari n'abafite ubwoba yuko zizasimbura akazi basanzwe bakora. Twe uyu munsi turi kuvuga ku bijyanye n'ikorwa ry'imiziki cyangwa se indirimbo. Mujya mukunda kumva indirimbo zagiye zisubirwamo kenshi, indirimbo ariko kumva muri no minsi zikaye zarabaye nyinshi. Urugero twavuga kumva nk'indirimbo za Cecile Kayirebwa zasubiyemo, kumva nk'indirimbo za Israel Mbonyi zasubiyemo, ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi. Hariyo numvaga muri no minsi iri gukoreshwa cyane kuri social medias ya Urban Boys, nayo yasubiwemo cyane, ukabona n'abantu barimo barazikunda cyane. Icyo rero ni ikigaragaza yuko hari impinduka muri ibi bihe, ndetse n'ahantu isi iri kugenda igana bishobora kuzatuma wenda hari abantu basa nkaho bava mu kazi bitewe n'izi AI. Uyu munsi wenda ntago ziragera ku rwego rwo kuvuga ko zasimbura abantu, ariko zirakora. Hari indirimbo nyinshi mwagiye mwumva zagiye zikorwa na AI zigahitinga cyane ku rwego rw'isi, ku buryo buri muntu aho ari hose aba ayumva, ndetse bamwe na bamwe bakazigira favorite songs. Uyu munsi rero tujye kureba uburyo bafata indirimbo nyine iriya, tuvuge nk'urugero nk'iya Urban Boys ya King James, bakaba bayisubiramo bifashishije AI. Nkwibutse ko turacyavuga kuri Suno AI kuko niyo twabonye yoroshye ibintu, ndetse ushobora no kubona iri free ho ku munsi ushobora gukora indirimbo zigera kuri 50 zose. Igihe ufite version ya free ushobora gukora indirimbo zigera kuri 50 zose. So niyo rero turi kwibandaho gukoresha, kubera ko numva ko ariyo yoroshye. So niba hari n'indi wabuzi, byaba byiza wenda unatubwiye hasi muri comment iyo wabuzi ishobora gukora ku rutingi. Ariko iyo mbona iri kubikora neza ni yitwa Suno, ni iri gukora neza muri no minsi. So wibuke gukora subscribe rero kugira ngo tujye dukomeza twungurane ubumenyi muri byinshi bigiye bitandukanye, ndetse bishobora no kuba byatugirira umumaro mu buzima turimo uyu munsi, dore ko isi iri kugenda yirukanka byihuta. Iyi ngiyi ukurikiye yitwa Room Z. So uyu munsi nkuko nari bivuze tugiye kureba uburyo ba remixing cyangwa se gusubiramo cyangwa gukora cover y'indirimbo usanzwe uzi y'umuhanzi runaka, ukayikorera cover ukaba wayisubiramo. Ubushize twavuze ku kijyanye no kuba wakoreye account muri Suno AI, ndetse ukaba wakora n'indirimbo yawe ushaka nyine yawe ku giti cyawe, waba ufite lyrics cyangwa se waba ubwiye AI ikakwandikira lyrics. Ibyo niba utarabibonye ushobora kubanza ukareba ikiganiro cyabanjirije iki ngiki, noneho ukabanza ukareba iyo video yose ukayirangiza, then ukabona kuza noneho kureba iyi ngiyi kugira ngo bikorohere niba koko utarafungura account. Uyu munsi ntago dusubira mu bintu byo gufungura account, ahubwo uyu munsi turatangirira nyine kuri ya level yo kubavuga ngo ufashe indirimbo ugiye guhita uyihindura. Ntabatindiye rero mufate telefone zanyu ubundi nkwereka ukuntu tubigenza. Tugiye gukora remix y'indirimbo imwe. Ubu se tuze kwifashisha iyi ndirimbo, reka dufate indirimbo ishobora kuza hafi yanjye. Indirimbo reka dukoreshe indirimbo yitwa Wenema ya Kitoko ya indirimbo yakozwe mu myaka yashize yitwa Wenema, ngira ngo mwese murayizi. So niyo tugiye kwifashisha. Fata telefone yawe rero ubundi tugendane akantu ko kandi. So nk'ibisanzwe uraza gufungura Suno AI yawe muri telefone yawe, then uze ukande hahandi dukorera indirimbo nyine na ahangaha. Hanyuma uraza kuri kano kantu kanditseho audio hano hejuru, ugakandeho. Numara kugakandaho urabona hari hasi hano handitse upload, kandeho ubundi ikujyane muri telefone yawe hantu uza guhitamo ya ndirimbo. Iyi ndirimbo nkwibutse ko ugomba kuyifite muri telefone yawe kugira ngo ubone ukuntu uyikorera remix. So uraza guhitamo indirimbo yawe nyine, tuyishaka indirimbo ngiyi hano, ubundi ukande hano handitse save.
So urategereza indirimbo ya uploading, nimara kuyuploadinga muri Suno yawe nibwo uza kubasha kuyikorera ibyo bintu byose navugaga, kuba wayihindura nk'amagambo se cyangwa se kuba wayikorera cover. Okay, indirimbo rero hano yamaze kugeramo. Ikintu ziyo gukora rero hari ukuba wenda twakuramo ya magambo arimo noneho tugashyiramo ayacu. Ni ukuvuga ngo iyo ushyizemo ayawe ashobora kuba ari mu Cyongereza, ashobora kuba ari mu Kinyarwanda, ashobora no kuba ari mu rundi rurimi, ukaba washyiramo amagambo yawe, then indirimbo ikaza ifite ya ritme nyine nk'uko usanzwe uyizi ariko noneho amagambo yahindutse. So reka tubanze ari byo duheraho. Tugiye gushyiramo lyrics yacu, nyine lyrics twihimbiye ku giti cyacu. Hano nk'uko nkunda kubikora ndaza kwifashisha ino Suno kugira ngo inkorere lyrics kanshyiremo. So icyo gihe rero urategereza indirimbo yawe ikamara kuboneka. Nkuko mwabibonye nyine hari hasi hari styles, naho ushyiramo style wumva ushaka kwiza kuza irimo. Ishobora kuza iri muri reggae, ishobora kuza iri muri afrobeat, ishobora kuza iri muri amapiano, nyine bitewe n'uko ubishaka, ariko ngewe nakoze ibintu byoroheje kugira ngo nere kubatindira. So indirimbo rero ni iyi ngiyi, reka twumve ukuntu imeze. Hano uba wamaze kuyibona n'igihe wakareye iyo nyine irimo amagambo yawe. Noneho iyo ushaka gucreate noneho indirimbo, ya ndirimbo ikazana ya magambo, ikazana na ritme wumva ushaka, nibwo uzamo hano. Haba hari munsi ya za ndirimbo ebyiri AI imaze gucreate, haba hari ya yindi uploadinze, iyi ngiri hano iba yanditseho upload. Hanyuma ukaza gukanda hano hirya handitse, hano hirya hari utudomo dutatu, ubundi ukaza hano handitse remix. Ushobora kongeramo ibikoresho cyangwa se ukaba wayikorera ibindi bintu. Reka dukore hano handitse cover. So rero iyo birangiye, ikintu ukora uraza, kubera ko ino AI ntago iba izi Kinyarwanda neza, uraza ukaza hano hari lyrics, mbese ukayikosora kuko ibirimo amakosa. Bisaba kuba nawe ya ndirimbo ugiye gukora remix uyizi neza n'amagambo yayo kugira ngo uze kubona ukuntu uza kuyikorera kuyikosora nyine. Urabona nk'ukuntu yanditse hano, yanditse ngo sifute kwishira nizane, ariko ntago ari byo byakwiye kuba birimo, ahubwo urakosora ukandika nyine uko indirimbo igomba kuba imeze. So indirimbo yose ukayikosora ikarangira. So hano rero muri styles izi ni izo AI iba yaguhitiyemo, ubwo niko ya ndirimbo n'ubusanzwe ibisanzwe imeze, ariko iyo ubishaka n'ubundi ushobora kuyihindura ukayishyira mu njyana nk'iya reggae cyangwa se amapiano, ariko igumana ya njyana. So ariko rero reka tuyireke gutya kugira ngo ize kuza ifite navuga wa mwimerere wa ya yindi ya mbere, kugira ngo yumvikane nyine nka za zindi muba musanzwe mwumva. Iyo birangiye hano ushobora kuyihindura izina whenever remix, nta kibazo, then ugahita ukanda hano handitse remix, ugategereza ko indirimbo yawe iboneka. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze bino buri gihe ino AI iguhereza indirimbo ebyiri ugacuzigamo iyo ushaka kuba wagumana izi indi ukayireka cyangwa se byaterwa. So urabona ko hano indirimbo zamaze kuboneka zombi uko ari ebyiri. Kubera ko ndi gukoresha iya free, ntago nazicuranga ngo uzumve, kubera ko ntago zahita zigira ikibazo cya copyright kubera ko ntafite right yazo. Ariko next time nzabumvisha iyo nzakoresha mfite account iri pro. So nakwibutsa ko hariya muri style, ku bantu bamenyereye ibikoresho by'umuziki, ushobora gushyiramo ko wenda iyo ndirimbo uza kumvamo symphonies, uza kumvamo wenda nk'igitero cya kabiri kigomba kuririmbwa n'umugore, igitero cya kabiri kigomba kuririmbwa n'umwana, bitewe nyine n'ukuntu wowe ushaka kuza gukosora indirimbo yawe, uko ushaka kuza kuyumva nyine. Igomba kuba irimo piano runaka, igomba kuba irimo, ku bantu bazi ibintu bijyanye na music, ushobora kwiyongeramo ibindi bintu, indirimbo yawe ikaza imeze neza. Ibi ni by'abantu baba pro ku bijyanye na music, ariko igihe uri umu beginner
ibi bintu ntabwo urumva, ntabwo bimenyereye, ntabyo uzi, niyo mpamvu wagakwiye kugenda muri ubu buryo bworohereye gutya. So nkwibutse ko izi ndirimbo iyo ufite copyright ushobora kuzaploadinga nko kuri YouTube cyangwa se ukaba wazaploadinga kuri za Spotify, Apple Music, Audiomack ndetse n'ahandi ukazicuruza igihe ufite copyright. Kuko igihe kugira copyright rero ni ukwishyura iriya version ya Pro, nibwo ugira ubu ufiteho right nyine ku buryo ushobora kuyikoresha mu buryo buri kamasho, ukaba wayaploadinga ahantu hariho hose. So ikintu rero uba ugomba kwirinda ni ukuba wakoresha iyi ngiyi nk'ingi tumaze gukora utayifiteho uburenganzira, kuko iyo bimeze gutya nta burenganzira ubifiteho. Niyo mpamvu nanjye mba ntari kuzibumvisha, kubera yuko ziba zidafite, mba ntazifite uburenganzira. Igihe nawe nyifite uburenganzira nayibumvisha mukayumva. So nukora subscribe rero mu biganiro byacu bitaha nzabumvisha indirimbo nagiye nkora nifashishije nyine iyi Suno AI. Nzabereka mbese uburyo nayikoze n'iyariyo nanayibumvisha. So ikintu bigusaba rero ni ukugumana natwe. Kugumana natwe rero ni ugukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikire ibintu tugezaho hano byungura ubwenge ndetse bishobora no kubyara umusaruro. So komeza ugire ibihe byiza rero, ubwo naho butaha.